arangije rero gupfukama imbere y'uyu musore Femi, arangije aramubwira ati Femi, ndakwinginze umbabarire kuri buri kimwe cyose, ntago nifuzaga kukubura, ndagukunda cyane Femi. Femi ahangaha yatangiye kumva, atangiye kugira umubabaro. Femi ahangaha rero yatangiye kugira intekerezo nyinshi cyane muri we. Umugore yari yarakunze, yari yarizeye, ndetse yifuzaga yuko bakubaka ahazaza habo bari kumwe. Yari afite iri banga ry'umwijima. Mu by'ukuri uyu musore umutima we warushenjaguritse. Rero ako kanya uburakari bwatangiye kubira muri we. Arangije arahaguruka mu ijwi riri hejuru cyane ati warambeshye Tima, kubera iki watumye ngushyingirwa? Wari uzi buri kimwe cyose wakoze, kubera iki wakora ibi bintu? Tima arakomeza arapfukama, arangije yegeranya ibiganza bye, aramubwira ati Femi, nari mfite ubwoba, ntago nashakaga kukubura, nukuri mbabarira. Ariko Femi anga ntago yamwumvise. Muri ako kanya Femi yahise afata ivazi yari irimo indabo, arangije ayikubita hasi arashwanyagurika. Ahangaha yarashatse kugaragaza ko ashwanyaguje urukundo yari afite kuri uyu mukobwa. Arangije n'ijwi riri hejuru cyane amubwira ati mvira mu nzu aka kanya.